uyu munsi ngiye kukwereka abantu 10 utagomba gufasha uko wishakiye. Ese wigeze gufasha umuntu ukamuha amafaranga yawe wari ufite, ukamurwanirira, ukamushyigikira mu bihe bikomeye, ariko nyuma akagusebya cyangwa se akakugira nabi kurushaho? None se ikibazo kirihe? Nuko wafashije nabi cyangwa wafashije umuntu utagombaga gufashwa? Ukuri gukomeye ni uku nguku: si buri muntu wese ugomba gufashwa. Yego, nubwo twigishwa gukunda ndetse no gufasha, Bibiliya ubwayo igaragaza ko hari abantu gufasha bishobora gutuma uhinduka igikoresho cyabo, bikagutesha agaciro, bikagutesha umugisha wawe, cyangwa bigatuma nawe ujya mu byaha. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV. Turabasuhuje mwese aho muherereye. Iki ni icyegeranyo tugiye kurebera hamwe kandi gifitiye abantu benshi akamaro. Hari ukuri abantu benshi batinya kuvuga, kandi iyo utabimenye kare bishobora kugutwara ubuzima bwawe buhoro buhoro. Ese wigeze gufasha umuntu ukamuha amafaranga yawe wari ufite, ukamurwanirira, ukamushyigikira mu bihe bikomeye, ariko nyuma akagutuka, akagusebya cyangwa se akakugira nabi kurushaho? None se ikibazo kirihe? Nuko wafashije nabi cyangwa wafashije umuntu utagombaga gufashwa? Ukuri gukomeye ni uku nguku: si buri muntu wese ugomba gufashwa. Yego, nubwo twigishwa gukunda ndetse no gufasha, Bibiliya ubwayo igaragaza ko hari abantu gufasha bishobora gutuma uhinduka igikoresho cyabo, bikagutesha agaciro, bikagutesha umugisha wawe, cyangwa bigatuma nawe ujya mu byaha. Hari abantu uzafasha bagusenye, hari n'abandi uzafasha bagukoreshe, hari abandi nabo uzafasha hanyuma bagutwara ubuzima. Kandi ikintu gitangaje kurushaho ni uko Bibiliya nayo igira icyo ibivugaho. Uyu munsi ngiye kukwereka abantu 10 utagomba gufasha uko wishakiye. Buri umwe wese ndaza kumutangaho urugero rufatika, n'umurongo wa Bibiliya ugaragaza ukuri kwabyo. Witonde cyane. Ushobora gusanga abo bantu 3 cyangwa se 5 ubana nabo buri munsi. Umuntu wa mbere muri abo ngabo tugiye guheraho ni umuntu utifuza guhinduka. Uyu ni umuntu ufasha kenshi, ukamuha amafaranga yo gutangira ubucuruzi, ariko buri gihe uko yamuhaye akayajyana mu businzi. Iyo ugiye mu gitabo cy'Imigani ibice bya 26 ku murongo wa 11, wasanga amagambo atubwira ati: umupfapfa nawe wamushyira mu isekuru ukamusekura, uwo nguwo ntashobora kunoga. Umupfapfa asubira ku bujiji bwe. Uwo muntu ntabwo aba ashaka gufashwa, ahubwo aba ashaka kumukorera byose. Uwa kabiri ni umuntu ukubeshya, akaza akakubwira ko arwaye ngo umufashe, ariko ejo ukamubona yibereye mu birori. Uyu nguyu iyo ugiye mu gitabo cy'Imigani ibice bya 12 ku murongo wa 22, uhasanga amagambo avuga ati: uhorana ukuri niwe ushimwa. Uwo kumufasha uba urimo kugenda ushyigikira ibinyoma bye. Ntukamufashe,
uwa gatatu udakwiriye guhirahira ngo umuhereze ubufasha bwawe ni umuntu ugukoresha. Uyu nguyu we akugana gusa iyo afite ikibazo, ariko wowe waba ufite ikibazo ntumubone ndetse akakwihisha cyane, ndetse ntanakubwira ati impore cyangwa se ngo akwihanganishe. Nyamara iyo ugiye muri Bibiliya ugasoma igitabo cy'Imigani ibice bya 17 ku murongo wa 17, wasanga amagambo akomeye cyane avuga ati inshuti ikunda ibihe byose. Uwo rero si inshuti, ahubwo nushaka gusa kugukoresha. Uwo uzazibukire ntukamufashe. Umuntu wa kane udakwiye gufata umwanya wawe ngo umuhereze ubufasha ni umuntu utubaha ibyo umuha. Uyu nguyu umufasha kubona akazi keza, agakora, akabona amafaranga, ariko yamara kugahaga agatangira kugakora nabi kugeza igihe afashwe icyemezo cyo kumwirukana. Umubwiriza 5 ibice byawo 4. Iyo ugize icyo wiyemeza ujye ugikora, kandi ugikorana n'umutima wawe wose. Uwo muntu utubaha amahirwe uba waramuhaye ujye umureka ntukamufashe. Uwa 5 ni umuntu ugukurura gusa akujyana mu bibi. Uyu nguyu umuha amafaranga akajya kuyakoresha mu biyobyabwenge gusa, nyamara atabiye ko ibiyobyabwenge byangiza umubiri, bikangiza ubwonko, ndetse bigatuma ntacyo ashobora kugeraho. Abakorinto ba mbere ibice bya 15 umurongo wa 33. Imibanire mibi yangiza imyitwarire myiza. Uyu nguyu kumufasha ni ukwiyangiza nawe ubwawe. Uwa 6 ni umuntu utagira ishimwe. Uyu nguyu umufasha kenshi, ariko iyo umwanze rimwe gusa, iri rimwe rukumbi, ahita agenda agusebya hose, akagenda avuga ukuntu uri umuntu mubi, akagenda avuga ukuntu wamugiriye nabi, nyamara akibagirwa ineza nyinshi wagiye umugirira ibihe bitandukanye. Uyu nguyu Bibiliya ifite ikimuvugaho. Iyo ugiye muri Luka 17:17 wasanga amagambo akomeye cyane. Ese si 10 bakijijwe? Abandi bari hehe? Ahangaha Bibiliya igaragaza neza ko abantu bari bakijijwe bari 10, ariko hakaza gushimira bake, abandi bakigendera. Bene uyu muntu umeze gutya, uyu nguyu nta mutima wo gushimira agira, bityo ntukajye ushishikazwa no kumufasha, ujye umureka rwose. 7, umuntu w'umunebwe. Uyu nguyu ntashaka gukora, ahubwo ahora asaba buri munsi gusa ko wamufasha, nyamara wamubwira gukora akabitera ishoti, akakubwira ko ibyo ngibyo atabivamo. Nyamara iyo ugiye mu Batesalonike ba 2:3-10 akubwira ko udashaka gukora uwo ngo ntakarye. Uwo nguwo rero iyo ukomeje kugenda umufasha buri gihe, birushaho kugenda bimwangiza kurushaho. Uwo uzazibukire kumuha ubufasha bwawe. 8, umuntu ushaka kugutegeka, yakakubwira ati ugomba kuzajya umfasha, nkaho ibyo ngibyo byose biri mu nshingano zawe. Nyamara Abakorinto ba 2:9 umurongo wa 7, buri wese atange uko yabyiyemeje mu mutima we. Gufasha si agahato, gufasha ni umutima. 9, umuntu ukugirira nabi, uyu nguyu nawe rwose ntabwo akwiriye gufashwa. Uyu muntu ni wa wundi ugira gutya akakubabaza inshuro nyinshi, ariko
agahora agaruka kugusaba ubufasha, nyamara akirengagiza ko nawe ibyo yagukoreye byakubabaje, ariko yahura n'ikibazo akongera akabyibagirwa, akagaruka kongera kugusaba ubufasha. Uyu nguyu Bibiliya ikavuga ko hadakwiriye gufashwa cyangwa se udakwiriye gufata ibyagenewe abana ngo ubihereze imbwa. Jya umenya aho ugarukira. Umuntu wa 10 udakwiriye gushishikazwa no gufasha ni umuntu wanze inama nziza. Uyu umugira inama nziza ariko akanga kuyumva, byagera nyuma akaza kugusaba nanone ubufasha. Uyu nguyu Bibiliya ikavuga ko rwose ari umunyagasuzuguro, udakwiriye gufata umwanya umuhereza ubufasha bwawe, kuko uwo muntu aba yarahisemo inzira ye. Witakaza umwanya. Umwanzuro ukomeye cyane kuri iki cyegeranyo, gufasha ni umugisha, ariko gufasha nabi ni ukwisenya wowe ubwawe. Bibiliya iratubwira iti jya ufasha, ariko ufashe ufite ubwenge. Ntugire umutima mwiza udafite ubwenge, kuko ushobora kugwa mu mutego w'abagukoresha gusa. Niba hari umuntu wigeze gufasha bikarangira bikubabaje, andika uti ngiye kwitonda gufasha umuntu uwo ari we wese mbonye. Kanda like, subscribe, sangiza abandi iki cyegeranyo. Reka dusoze tuvuga yuko gufasha ari byiza, ariko gufasha udashyize mu bwenge, ibyo bishobora kukuzanira ingaruka zo kwisenya wowe ubwawe. Komeza ugubwe neza. Niba kandi ukunze iki cyegeranyo, gerageza kugisangiza abandi. Ndabashimiye aho muherereye hose. Njye ndi Emmanuel Nshimiyimana. Ukomeza kugubwa neza, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha.